Bavandimwe, ese murimo kubibona? Murabyumva bavandimwe? Birahanuye ko kera hazabaho intambara, hazabaho ibihe bigoye, ibihe biruhije. Hazabaho intambara ya Gogi na Magogi. Si amazina y'abantu gusa, ni amahanga yose ateranywe n'umwuka umwe, barwane ku ruhande rw'Imana n'ubwigenge bw'abantu. Ariko se koko ibi bihuriye n'ukuri? Urabona bano batindi barakora ibitwaro kirimbuzi, barakora ibiki byose, barakora ibintu byose byatuma umuntu atabona amahoro, ariko buri wese aza twemeza ko ari kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ari kurengera umuntu, ari kurwanira Imana. Barabikora batese, ni gute babikoresha ziriya ntwaro? Ubu turimo kubibona Burengerazuba, Amerika na NATO cyangwa se OTAN, aricyo bita OTAN, ubwo ni Abanyaburayi barwana n'Uburasirazuba. Harimo Uburusiya, harimo Ubushinwa, harimo Ubuhinde, harimo Irani, harimo Korea ya ruguru n'ibindi, za Brazil na Afurika y'Epfo. Turabona mu Burasirazuba bwo hagati aho Israel itajya ituza, kandi ibihugu byinshi birayihagurukira. Kubera ikidatuza Israel nta bazungu twarabibonye. Ni intwaro Abanyaburayi n'Abanyamerika bakoresheje, batera abantu b'Abanyaburayi b'Iburengerazuba, babazana hariya mu rwego rwo kugira barwanire peteroli ziri hariya n'amavuta n'ibiki byose. Ariko se mwibwira ko ari politike gusa? Ezekiyeli yavuze ko Imana izakurura ayo mahanga nk'amago ngo arangize ubuhanuzi. Ni ukuvuga ko iyi mirwano yose itari impanuka, ahubwo ni igice cy'umugambi munini. Abakongwe bacu baravuga bati, iyo inzovu ebyiri zirwanye, ibyatsi nibyo bihasiga ubuzima. Ni ukuvuga ko ibihugu bikomeye birwana, ariko abaturage b'ibyatsi ari bo byatsi, ari twe basanzwe, ari twe tugira inzara, ubuhunzi, umubabaro. Nyine izo ngaruka ni twebwe ziza. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa intambara ya Gogi na Magogi ni iy'amasasu gusa, ni iy'umwuka urwanya ukuri. Ese wowe uzahagarara he? Uzaba uri ku ruhe ruhande? Ibi ni ibintu dukwiye gusobanukirwa, ni ibintu dukwiye guha umwanya kugira ngo tumenye aho tuzaba turi. Intangiriro rero, kumenya izina Gogi na Magogi si abantu gusa, ahubwo ni amahanga atarenganywa n'umwuka umwe. Impamvu iki gitabo cyitwa Tikitaka nababwiye ko kirimo ubutumwa, kuko iyo dusomye Bibiliya tubona ko ibintu byose bizarangirira hano kuri izi ntambara, ubwo ingabo za Satani n'iz'Imana ngo bizikora bigahurira muri iki kibaya cya Gogi na Magogi, muri iki kibaya cyo kwigomeka, ngo bakaharwanira. Buri wese muri ibi bihe rero, Gogi na Magogi mu byanditswe Ezekiyeli 38 kugeza 39, umuyobozi wa Gogi aturuka i Magogi ateranya amahanga yo mu majyaruguru ngo atere Isirayeli. Sibyo ibyahishuwe 27 kugeza 8. Satani arekurwa agashuka amahanga yo ku mpera z'isi yitwa Gogi na Magogi. Intambara za nyuma, isano hagati y'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli na Yohana. Gogi na Magogi mu mateka, turi kubabwira ibintu tugiye kureba, kuko n'ubundi batubwiye ko aribyo bizarangira isi, ari isi izarangira. Turebe ubushukanyi burimo, turebe ububeshyi, turebe icubizabwenge ririmo ahangaha, n'ibintu batubeshya ukuntu badutera ubwoba, bakakubwira ko bari kurwanya Satani kandi bari gukora intwaro, nk'aho bakoze imiti, bagakora ibiki byose, bakangiza ikirere, bakagira bate, bakatubeshya ko bari kurwanya ibintu biri kurwanya umuntu, kandi aribo bari kurwanya umuntu. Ibisobanuro abanditsi b'ibihe bitandukanye, abanyasinte, abanyepolitike, Abarusiya, Abanyaturukiya n'abandi, uko byahindutse igisobanuro cy'amahanga yishyize hamwe arwanya Imana. Sibyo guhuza n'intambara y'isi z'ubu, Uburengerazuba, US, NATO, EU, visi Uburasirazuba, Russia, China, BRICS yose, intambara z'Iburasirazuba bwo hagati, Israel, Palestine, Irani, ibirwanirwaho, ubukungu, gaze, peteroli, intwaro, ideoloji, by'abantu basanzwe babonamo inzara, ubuhanuzi, kubura amahoro. Ibyo byose ni ibintu tugiye kuzivimuzi, tukabibabwira, tukababwira n'impamvu yabyo. Nibyo bintu tugiye gusobanukirwa. Umwuka wa Gogi na Magogi si intambara y'ibihugu gusa, ahubwo ni intambara y'umwuka. Uruhare rwa Satani mu gutera amahanga ngo arwanye ku Mana n'ukuri. Ibintu twari babwiye
ko ikinyagihumbi kigira imyaka hagati y'ibihumbi 2017. Turababwira rero ko ubu twasohoye mu cyo bita Aquarius. Aquarius rero ni ikinyagihumbi cy'ukuri, aho abantu bose bazasobanukirwa, abantu bakabaho mu kuri, tukabaho muri uko turi. Izo ntambara zose twirirwa tubeshya zikarwana zikarangira. Umugambi wo gusenya umuyoboro uhuza umuntu n'Imana y'imbere, nibyo bintu bari abatindi bagamije, ariko tuzabisobanukirwa. Tuzareba gutabarwa kwacu ahantu kuzaba. Ubuhanga bw'abakongorero. Umugani: iyo inzovu ebyiri zirwana, ibyatsi nibyo bihasiga ubuzima. Twabonye uko uyu mugani ugaragaza ibihe turimo. Icyigisho cy'uko abantu bato bagomba gusobanukirwa ni ibintu tugomba kureba kugira ngo tuzasobanukirwe ibintu tubwirwa ni ibiki. Umusozo rero tuzabona icyo ubuhanuzi buvuga ku gihe kiri imbere, aho bigana, intambara ya nyuma, amahanga yose ateranye, umuntu ku giti cye icyo yakora, gusobanukirwa, gukomeza umwuka no kudafatwa n'imyuka y'isi. Ibyo tuzabibona byose. Murakoze rero, mwebwe murasabwa kudukatiza igihe cyanyu, murasabwa gutega amatwi izi nyigisho, murasabwa kuba mu ruhande rwiza, murasabwa iki? Ntabwo ari ibintu bikomeye. Murasabwa kubangura amatwi, murasabwa kutumva ko muzi, ahubwo mukemera, mukiga, mugasobanukirwa, mukarushaho no kumenya ko ikigaragara akaga kegereje umuntu kurusha ibindi bihe byigeze kubaho kuva na kera hose. Yes, ni kuri Ubaka TV, igiti cy'ubwenge umurungabangabo. Turashaka gukuraho urwo rugabano, turashaka gukuraho iyo mipaka, turashaka gusenya imbibi, turashaka guhuza isibo. Yego, nicyo twamagariwe. Imana iri muri twe, natwe turi muri yo. Turabana n'Imana, n'Imana ni iyacu. Imana ibidufashemo, kandi Imana abe ariyo yo kuturagira, iduhe umugisha, iduhe amahoro, iduhe uburumbuke muri byose.